turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 34 tariki 2 Ukuboza 2023. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza ku 27. Ngewe Daniel, umutima wanjye wari hushenguka, amabonekerwa yanjye antera ubwoba. Niko kwegera umwe mu bari bahagaze aho, musaba kumbwira ukuri kw'ibyo byose. Nuko arabimbwira kandi amenyesha n'igisobanuro cyabyo agira ati, ibyo bikoko nyamunini uko ari 4 ni abami 4 bazaduka ku isi. Abazahabwa ingoma ni abatagatifu b'umusumba byose, bakazayitunga iteka ryose ubuziraherezo. Hanyuma asaba kumenya ukuri kw'icyo gikoko cya 4 cyari gitandukanye n'ibindi byose, cyari giteye ubwoba, kikagira amenyo n'ibyuma n'inzara z'umuringa, kigaconcomera kandi kikajajanga, ibisigaye kikabiribata n'ibinono byacyo. Ubwo mbaza n'ibyerekeye amahembe 10 yari ku mutwe wacyo, ndetse n'irindi hembe ryameze 3 ya mbere agahunguka. Iryo hembe rikaba ryari rifite amaso n'umunwa wavugaga ibintu bikomeye, rikanakomera kurusha ayandi. Nakomezaga kwitegereza iryo hembe ryarwanyaga abatagatifu rikabatsinda, kugeza ubwo haje umukambwe akarenganura abatagatifu b'umusumba byose. Maze igihe kigeze begurirwa ingoma. Nuko arambwira ati, igikoko cya 4 ni ingoma ya 4 ku isi, izaba itandukanye n'izindi zose. Izaconshomera isi yose, iyinyukanyuke n'ibirenge byayo maze iyirimarime. Naho amahembe uko ari 10 ni abami 10 bazasimburana ku ngoma, n'undi uzimikwa nyuma yabo. Azaba atandukanye nabo bamubanjirije, akazatsinda abo uko ari 3. Azavuga amagambo atuka umusumba byose, azagire n'aba batagatifu umusumba byose. Azafata umugambi wo guhindura ibihe n'amategeko, abatagatifujwe bazegurirwe mu biganza bye, kugira ngo bahamare igihe, ibihe n'inusu y'igihe. Ariko urukiko ruzashyirwaho, anyaga ubutegetsi, burimburwe kandi butsiratsizwe kugera ku ndunduro. Nuko ubutegetsi n'ubwami, kimwe n'ubwamamare bw'ibihugu biri munsi y'ijuru, bizegurirwe umuryango w'abatagatifu umusumba byose. Ingoma ye ni ingoma izahoraho iteka, ingoma zose zizamuyoboka kandi zimwumvire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikanira isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel umutwe wa 3 umurongo wa 82 kugeza ku 87. Ni mu muririmbire kandi mu murati iteka ryose. Bana b'abantu nimusingize Nyagasani. Isiraheli nimusingize Nyagasani. Bahereza bitambo nimusingize Nyagasani. Bagaragu ba Nyagasani nimusingize Nyagasani. Mutima n'ubwenge by'intungane nimusingize Nyagasani. Ntungane namwe w'umutima wiyoroshya nimusingize Nyagasani. Ni mu muririmbire kandi mu murati iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 21 murongo wa 34 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa by'ihindukira rye, nuko arababwira ati, mwitondere rero hati imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mwe maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mube maso kandi musenge igihe cyose. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Amasomo kirizimu byacu duteguriye, ndetse by'umwihariko iki cyumweru cya nyuma gisoza umwaka wa liturujia A, by'umwihariko umunsi wo kuwa 6, ni amasomo ari gutuganisha ku mpera z'ibihe, la fin du monde, l'eschatologie, l'étude des derniers temps. Kwiga ibihe bya nyuma, imperuka ibihe bya nyuma, uko tugomba kwitwara mu bihe bya nyuma. Ibihe bya nyuma rero bitwigisha ko nk'uko amasomo agiye bigarukaho, ko ibintu bizashira, abantu bazashira, ariko ikitazashira n'ubuntu bw'Imana ni ingoma ya Kristu. Ingoma zose za hano ku isi zizashira, ariko ingoma itazashira
ni ingoma ya Kristu. Rero kuri wa gatandatu by'umwihariko ubwo ejo tuzatangira icyumweru cya mbere cya Advent umwaka B, ndakwifuriza kumenya ingoma uri kuyoboka muri no minsi. Nihe wegamiye? Ese wegamiye ingoma y'abategetsi b'isi? Ingoma ejo n'ejo bundi izavaho, izashira. Uriya muyobozi, uriya mutegetsi wegamiyeho, uzi ko ejo n'ejo bundi azarangira azavaho. Ariko hari umutegetsi umwe utazavaho, hari umuyobozi umwe utazavaho, hari umwami umwe utazavaho, ni Yezu Kristu. Ubwami bwe ntibugira iherezo. Na niyo mpamvu mubyeyi, aya masomo niyo yateguriwe nanjye, ubwo atwibutsa ko turi biremwa, turi ubusa, turi abakene, turi n'abanyabyaha, ariko ko tugomba kugira aho twegamira kuri Yezu Kristu. Ikibazo kiraza kutubaza kiti, ufite ubuyoboke kuri Kristu cyangwa ufite ubuyobe kuri Kristu? Ingingo remezo yacu uze kureba niba uri umuyoboke cyangwa niba uri umuyobe. Nakwifuriza ko iyi meditation, uko kuzirikana kuri isomo byaza kurangira umaze kumenya wayobotse nde. Ninde wayobotse? Ni Kristu cyangwa wayobotse abami b'isi? Wasanga uri mu buyobe kandi byabanga. Ubuyoboke kuri Kristu cyangwa n'ubuyobe kuri Kristu? Isomo rya mbere ngo twadizirikanye rirasoza ritwereka ko tugomba kuyoboka uwo mwami, Imana y'ukuri, ingoma y'Imana. Ubwo ejo ndetse na none twakomeje twumva ibonekerwa rya Danieli ritwibutsa za ngoma, ingoma zizashira, ingoma z'abami hano ku isi, byabigirwamana, babandi batoza abayoboke b'Imana kuyoboka ibigirwamana, bakayobya abayoboke b'Imana, za ngoma z'abanyagitugu, Abababiloni, Abamedi, Abaperesi, Abagereki. Abo bose ubutegetsi bwabo buberaho no gutuka Imana, gutuka ingoma y'Imana, bakandavuza izina ry'Imana. Ariko hazaza ingoma abazaba barihanganye bagategereza, abo bose bazinjira muri iyo ngoma ya Kristu. Nta kindi tubera hano ku isi usibye kwitegura ijuru, iyi ngoma ya Kristu, ingoma izira iherezo. Ubwo bagize bati ingoma ye ni ingoma izahoraho iteka ryose, ingoma zose zizamuyoboka zimwumvire. Amen. Ngubwo ubuyoboke kuri Kristu ukitandukanya n'abayobe, abayobe kuri Kristu, ubuyobe kuri Kristu bw'ibigirwamana, abami b'isi badukura kwa Yezu, badukura mu ngoma ya Kristu. Na Yezu Kristu mu ivanjiri y'uyu munsi aratwerekeza ku ngoma ye, ngoma idashira, ingoma y'urukundo, ingoma y'amahoro tugomba kuyoboka twese kugira ngo tuzagira iherezo ryiza. Mbega byiza kugira iherezo ryiza. Ubwo Yezu Kristu yakoresheje ijambo kwirinda uducogocogo, ubusinzi, ubusambo n'ibindi bikorwa by'ubukozi bw'ibibi. Ubwo Yezu Kristu yavuze uducogocogo tw'ubuzima, guherera mu gushaka ikuzo n'icyubahiro byano ku isi, de detail, ariko tukaburira Nyagasani umwanya ngo tuducogocogo tw'ubuzima, la dispersion. Mu gihe ingoma ya Kristu iduhuza, ingoma za sekibi n'ingoma z'isi zo ziradutatanya, la dispersion. Sekibi bakagenda dutatanya, tukaza gushaka kwisama kandi twasandaye. Nawe ukomeze kwibaza kuri uyu munsi wanyu umusozi iki cyumweru, niba igihe cyose tumaze tuzirikana ku masomo matagatifu, buri munsi Kiliziya yaduteguye amasomo matagatifu, ese yashoboye kuguhuza na Kristu? Wayobotse Kristu cyangwa wasanga nawe waratatanye ukajya mu tuntu twawe, ukajya muri shuguri zawe, ukajya muri business zawe, ukajya kwikora ku giti cyawe, ukibagirwa ingoma iramba, ingoma ya Kristu, ukohoka ku ngoma z'isi, abami b'isi, ubucakara, ingeso zikujyana mu bucakara bw'isi, kohoka ku irari ry'umubiri n'irari ry'ibintu n'ibindi byose bishobora kukuganza muri wowe. Aho ni Kristu wayobotse cyangwa ingoma z'isi zaragutwaye zituma ugira ubuyobe kuri Kristu. Hari ijambo mu busabanyiramana bakunze gukoresha muri rw'igifaransa ryitwa fidèle, infidèle, bishatse kuvuga umuyoboke w'Imana, biganisha ku kuyoboka Kristu. Nawe uze kwisuzuma ureba aho ubuyoboke bwawe bushingiye, ibintu ubuyoboke bwawe bushingiyeho, de fondement, de base, uwo musingi ubuyoboke bwawe bushingiyeho, ese wabikuraho ntiwahirima? Ese ubwo buyoboke bwawe burakomeye ku buryo wabujegajeza, umuyaga uramutse uwuhungabanyije ntabwo wagwa? Uducogocogo tw'ubuzima, ibintu byose bijyana bidutatanya roho, ariko ntitube hamwe n'Imana. Twagiye kure y'Imana. Uzatangira Advent nawe wegeranye n'Imana kugira ngo amaso yakomeze kurangamira Kristu, ube umuyoboke wa Kristu aho kuba umuyobe wande uze gushyiraho akabazo. Ese nayobotse Kristu?
cyangwa nayobye inzira igana Kristu. Ndifuza gusoreza ku mwitozo uza kugufasha gutekereza aho ubuyoboke bwawe bushingiye niba utarahungiye mu ducogocogo tw'ubuzima. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri kiliziya yari itatse ibintu bikomeye kandi byiza, ngo bari bafite umusaraba mwiza, umusaraba uriho Kristu, umusaraba wa zahabu, la croix en or. Ngo umusaraba koko ari icyitegererezo muri iyo ngoro, muri iyo kiliziya. Uwo musaraba wazanaga ubuyoboke mu bayoboke b'Imana nyine. Nuko bya bintu by'uko nta gahora gahanze, bagiye kubona wari ushinzwe iyo ngoro y'Imana agiye kureba, asanga wa musaraba embomate bawibye. Nuko bakora iperereza kugira ngo barebe uwibye wa musaraba wa zahabu, kuko wari mwiza cyane. Iryo perereza ngo riza gufata abantu 4 bakekaga ko bashobora kuba aribo babibye uwo musaraba. Ngo byumvikane bagombaga kubafunga bakajyana mu rukiko kugira ngo bajye kwiregura. Nawe rero utangira urebe umuntu wibye uwo musaraba uwo ariwe muri aba ngabo bose. Uwa mbere ngo yari umujura wari usanzwe yibaho ngaho nyine muri ako gace, igisambo kabuhariwe. Uwa kabiri ngo yari umupagani utarikozaga n'urusengero. Uwa gatatu wakekwaga ngo yari umukristu wumvaga misa buri munsi ndetse no ku cyumweru agahora aho ngaho. Uwa kane ngo yari umukristu uhagarariye abandi, we wumva misa buri cyumweru na buri mubyizi, ariko afite andi magurupe agiye ahagararira hafi aho ngaho muri iyo kiliziya, abashinzwe muri iyo kiliziya. Nuko ngo bakora iperereza hagati aho ngaho, abo 4 baba bajishe muri gereza bari gushakisha umwe muri abo wibye uwo musaraba wa zahabu. Nuko ngo abakoresha iperereza baza guhera kuri uwo wa nyuma, wa mukristo uhagarariye abandi uhora mu misa aho ngaho, kuko bakekaga ko ashobora kuba ari we. Maze mu kwisobanura ageze mu rukiko, umukristo uhagarariye abandi aravuga ati, je suis très occupé des mouvements d'action catholique. Nshinzwe imiryango myinshi nyine y'ubuyoboke ku Mana. Amasaha yose mba ndi gusenga kandi mfasha n'abandi gusenga. Igihe cyose mba ni muri iyi paruwase ndi gufasha abandi kwegera Imana. Amasaha yose arafashe mu isengesho. Urumva nta mwanya nari kubona wo kwiba umusaraba, kuko igihe cyanjye cyose kirafashwe n'amasengesho n'abandi fasha kugira ngo begere Imana. Nuko wari uhagarariye abandi arangije kwiregura mu rukiko ko igihe cye cyose aba ari gusenga ndetse no gufasha abandi gusenga. Hakurikiraho wa kabiri nawe mu kwiregura, mu kwisobanura, wa wundi wahoraga wumva misa buri cyumweru ndetse na buri mubyizi hose, iminsi yose akumva misa. Nuko ngo agiye kwiregura aravuga ati, njyewe ndi muganga, buri munsi nza kumva misa, narangiza kumva misa ngahita nigendera, ngahita njya ku kazi, kuko manje gushakisha umugisha w'Imana aha ngaha kugira ngo nze kuvura neza. Rero uyu musa ntabwo ari njye wibye, kuko misa ihumuza, nanjye mpitira ku kazi. Ubwo umupagani nawe atangira yisobanura. Nuko umupagani arisobanura aravuga ati, umva rero njye murambeshyeye, naho iwanyu sinjya mpagera, sindahakandagira, no musaraba sinari nkuzi, sindanawubonaho na rimwe. Nuko abageze ku wa kane, ariwe mujura cya gisambo kabuhariwe. Nawe ugiye gutungurwa uburyo igisambo ko giye gufatwa, ya misi igisambo ibaze. Nuko cya gisambo nacyo kiregura mu rukiko kiti, ngiye nsanzwe niba amafaranga rwose, ntago mpakana njya niba, nibye amafaranga, nibye amazu, nibye n'amamodoka, nibye ibintu byinshi cyane, ibintu bya mirenge, nibye muri za banke, nibye mu masoko akomeye, nibye mu maduka, ahantu henshi narahakoze naribye. Ariko aho ngaho sinarinzi ko banahinjira, numvaga ari ahantu hatinyitse ku buryo ntawe ashobora guhinjira ngo bayagira icyo atwara. Numvaga ari ahantu harinzwe bikomeye cyane, narahatinye. Ahubwo murakoze kuntinyura, murakoze ko mumpaye amakuru, ubutaha nanjye nzahanyarukira. Bityo ubutaha muri kunshinja nanjye nzabyemera mutiriwe muruha, nzabyemera mutiwe muvunika. Aha bayoboke b'Imana, uyu musaraba wa zahabu ninde wawibye? Ko aba bantu 4 hagomba kuboneka mwe y'uyu musaraba. Nuko abakoraga iperereza nyuma yuko bumvise ko buri wese yireguraga, ngaho na foro bahise bacakira muri aba bose. Ubwo ngo bahise bacakira wa mukristo w'indani, le vrai chrétien, wa wundi uhagarariye abandi. Nuko baravuga bati, uyu ni wari uhazi neza, ni uzi igiye ingoro, na ni uzi agaciro k'uriya musaraba, ni wari uzi uriya musaraba ko wari uwa zahabu. Nuko abandi barabarekura barataha, abaribo basigarana. Nyuma rero bishoke ko bamukubise inkoni cyangwa n'ibindi bihano bishyushye,
wa muyoboke w'Imana wa wundi uhagarariye abandi muri groupe de prière, biza kugaragara ko wa musaraba wari waza kuwufatana ko ari wowe wari wawibye. Maze mu kwiregura asaba n'imbabazi avuga ko uwo musaraba wibye kubera impamvu yuko yirirwa mu masengesho, yirirwa wabaye abandi muri groupe de prière, muri mouvement d'action catholique, yirirwa aho ngaho nyine mu isengesho. Rero sinakwirirwa mu by'Imana ngo mburare. Yiregura avuga ko izo groupe akorera ntacyo zigeze zimuhemba. Nuko abonye agiye kuburara, yitabaza uwo musaraba yabonaga hafi kugira ngo nyine umutabare. Nuko abawibya cyo. Ninde wibye umusaraba wa zahabu? Ninde wibye umusaraba wa zahabu? Abayoboke b'Imana, Kristu umwami naganze. Nuko rero tumuyoboke buri munsi. Aha uzasanga muri no minsi hari abayobe benshi bagiye bakwirakwira. Ni ngombwa rero kuba maso ugashyiramo ubushishozi, kuko uzasanga amadini menshi ari gushingwa, amagurupe menshi yose kandi akaza avuga ijambo ry'Imana, yose kandi akaza avuga Kristu. Nuko nawe mu Kristu mwiza ukayoboka byose ukagenda uyoboka le detail, uducogocogo twose tubuzima ukabuhugiyemo. Ngibyo bizarangira bindi Yesu yavuze, ubusambo bugatangira. Kubera iki? Urasenga ariko ntabwo ukurikiza rya tegeko rya Benedicto umumonaki mukuru rivuga ngo ora et labora, prie et travaille, senga kandi ukore. Hari ibintu byinshi cyane biri kuduhuza muri no minsi, amagurupe yose akaza atwereka ko ayobotse Imana, ariko byagera hagati nibwo bizarangira ukabona abo bantu ntago ari Imana bashakaga, ahubwo bamwe nabayoboke kwa Sekibi bakaza bishingikirije Imana. Bya bintu byose bishashagerana ariko atari zahabu. Ngaho amasengesho y'urudaca, za gurupe nyinshi z'abantu basenga zadutse nyinshi, nawe hose ukagenda uhabonje nk'uri kubonja ku bigage byose yo mu isoko. Ese ufite imbaraga zingana iki ku buryo amagurupe yose wayibandaho, ku buryo amagurupe yose wajya wajyamo? Urimo bangahe kugira ngo amagurupe yose uwe wabasha kugenda uyabonjaho? Nk'uko abantu benshi bagiye batatana, none isengesho ryahinduye ireme. Ibyumba gusenga, abakubeshya abatakubeshya, byose ubuyoboke bw'Imana bwagiye butakara muri wowe kubera kwitatanya. Ingufu zawe zose wagiye uzitatanya, kandi ukibwira ko nyine kubera ko bavuze gusenga ugiyeyo, abarejo ukaburiyo, abakarismatike uriyo, abanyamutima uriyo, inkoramutima uriyo, abasaveri uriyo, korari uriyo. Ibintu byose bibera muri kiliziya byose wagiye ubiyoboka, wagiye ujyamo. Urinde wo kubona umwanya wo kujya muri ibyo bintu byose. Le vrai chrétien ngo wa muyoboke uhagarariye abandi, wasanga urimo nanjye ndimo, simbona akanya ko guhura na Kristu ku giti cyanjye kugira ngo bari nyoboka wenyine. Ndarambirije ku bindi ngo utuducogocogo tw'ubuzima. Aho uraza kumbaza uti se aya magurupe nyavemo? Yego nyine gira amwe namusezerera kugira ngo ufate umurongo muzima, kuko ibintu byose ntago ushobora kubijyamo. Ntiwabijyamo ngo birangize. Ibintu byose bera hano ku isi ntiwabijyamo birangize. Ntumenye icyo ufata, ntumenye icyo ureka, nyamara ufashe ikintu kimwe byagufasha. Nubwo wafata bibiri ariko ntusabire ibintu byose nawe. Baca umugani ngo isura isaruza byinshi igasohoza bike. Hari imbeba bita isiha, isaruza ibintu byose ikabishyira mu muho wayo, ariko nta na kimwe izakoresha. Igasaruza amafurusheti, igasaruza ibyuma, igasaruza ibikombe, byose ikarunda mu mwobo wayo, kandi nta na kimwe izigera ikoresha. Nguko natwe dusabira byinshi cyane, ariko tukabona kimwe twasohoza. Rero uyu munsi ni ukureba ubuyoboke bwacu, niba turi abayoboke kuri Kristu cyangwa niba turi abayobe kuri Kristu. Dushaka kuyihisha mu buyoboke. Imiryango myinshi ya Gisiyo Gatolika myinshi cyane yose ngenda mbonjaho, ariko nta numwe nkomeyemo. Bizarangira rero ari wowe by'umusaraba wa Kristu, umusaraba wa Kristu wo kuyoboka, ahubwo uri kuwiba, ushora mu busambo, ushora mu ngeso mbi. Kristu bikarangira utamuyobotse, Kristu bikarangira utari kumurangamira, urangamiye ibintu cya gihe cyawe. Twirinde kwirundaho ubutegetsi, ubuyobozi bwose, ibintu byose ukabyirundaho, ariko ukibagirwa ubuntu bw'Imana, ukibagirwa Kristu ko ari we mwami ugenga byose n'abami bose. Nguko abantu benshi bagiye batatanira mu tuntu twinshi cyane, rimwe na rimwe bikaza bifite ishusho y'Imana,
ishobora ubuyoboke ku Mana devotion, ariko ukaza gusanga ari byo kudutatanya gusa. Ubuyoboke ku Mana ukaba uri kugenda bukamuka. Ngiyo crise yuko ibintu byose ushaka kubisabira ngo nibwo uzaba umukristo nyawe, ariko ukaza kwibagirwa icy'ingenzi, ubuyoboke kuri Kristu. Ndifuza gusoreza ku buryo bubiri bwa devotion, ubuyoboke bubiri. Umuhanga yavuze burya nubwo wajya mu magurupe menshi cyane yo gusenga, ukaba uri mu biterane byinshi cyane, ukajya kure, ukajya hose, ntuzigere na rimwe wibagirwa ahantu habiri h'ingenzi ugomba kuzana ubuyoboke bwawe. Ahambere ni kuri Kristu no kuri Bikira Mariya. Ariko niba uri umukristo, aho twavugaga adoration et le chapelet, gushengerera Yezu Kristu mu isakamento ry'Ukaristiya, ndetse no kuvugisha pure, gusuhuza Bikira Mariya. Nugira ubuyoboke kuri Kristu na Bikira Mariya, umva ibindi byose nubwo byaza bizaza ari umugereka. Kumenya icy'ingenzi cy'ubuzima bwacu, kumenya icy'ingenzi le fondement, iby'ibanze, akaba ari byo tuyoboka. Ngwifurije kuzatanya neza umwaka wa liturujia, umwaka B, uyoboka Kristu, umubera umuyoboke nyakuri. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.